Zunze Ubumwe na Amerika noneho zarakaye ngo gufata Uvira niryo kosa rikomeye cyane ryakozwe. Ubundi ibi ngibi bitangira abantu babifataga shyeshye ndetse perezida w'u Rwanda baza kugenda bamushyiramo kandi hari ibintu byinshi, hari ingingo yagiye abakubita za nyazo, arangije kubatsinda niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhita zivuga ati icyakozwe cyose u Rwanda rurafatirwa ibihano, kandi ndetse mu gihe ahantu hose hafashwe hatari hagaruzwa turatakana u Rwanda twivuye inyuma. Ubundi ibi ngibi Perezida Paul Kagame icyo yabivuzeho, Perezida Paul Kagame yatangiye ababwira ati ubundi hano ndemera amakosa batarimo, ese ari weho bakakubaza ikintu cyangwa se ingingo yose usobanuriye yakumva bihura n'ibyo twasinye, ubwawe urumva nakora iki usibye kuba perezida wa Kongo ndetse n'uw'u Burundi batari kunyiyumvamo bakakomeza kuwushinja iyo bitari byo, urumva byagenda gute? Ndetse kandi yakomeje guhatwa ibibazo abazwa nimba mu gufatwa kwa Uvira nimba nta kintu abiziho. Perezida w'u Rwanda yihakanye yivuye inyuma ababwira ko nta kintu na kimwe abiziho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimubwira yuko hari ingabo 4,000 yohereje, ari nazo nyinshi ziganje muri uriya mutwe wa M23. Ibi ngibi icyo bivuze ni uko hano ari Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi bari kwibanda kuba bakataka u Rwanda cyangwa se bakarushyira mu bihano. Ni ukurikirana iki kiganiro kandi mbabwira ngo mugomeze mube hafi buri kiri gukorwa hano turajya tubabwira.